Ndabasuhuje inshuti bakunzi bacu mwese aho muri hatandukanye kandi mbifurije kugubwa neza. Reka nizere ko mumeze neza. Abadukunda bakanze subscribe namwe mukomeje kwikanda ndabashimiye cyane. Abakomeza kureba ibiganiro byacu mudutera courage mwese ndabashimiye kandi ndabasuhuje. Hanyuma uyu munsi ni ikiganiro kidasanzwe kandi cyiza cyane kubera ko tugiye kuganira ku mateka makeya y'umukozi w'Imana yitwa Apotre Dr Paul Gitwaza Muhirwa. Uyu mugabo ndaza kumuganiraho nk'umuntu wahinduye game, muri gospel yo mu Rwanda cyangwa se muri ministry yo mu Rwanda, doko mwivuga butumwa ryo mu Rwanda. Uyu munsi tuvugana mu kwezi kwa munani, ku itariki ya 15 z'ukwa munani, Dr Paul Gitwaza, Apotre Paul Gitwaza azaba yujuje imyaka 53 kuko yavutse ku itariki 15 z'ukwezi kwa munani mu mwaka w'1971. Apotre Gitwaza ku myaka 12 gusa nibwo yakiriye ubutumwa bwiza, nibwo yakishijwe, nibwo yemeye umwami Yesu mu buzima bwe nk'umwami n'umukiza, cyane ko yavukiye mu muryango w'abakristo. Papa we ni mu bakristo ba mbere babwirijwe ubutumwa bwiza n'abamisiyoneri. Hanyuma ku myaka 14 Apotre Gitwaza Imana iramubonekera, yumva ijwi rimubwira ngo uzaba umukozi ukomeye. Hanyuma ku myaka 16 nibwo yahawe inkoni yo gukora ibintu bikomeye cyane, yo gukora ibitangaza, yo kuvuga ubutumwa kujya mu mahanga hose. Gitwaza Paul nk'uko yabyivugiye yavukiye mu Bijombo. Mbere na mbere no kumenya ko abantu umuntu wese ari aho yicaye iwaba ariho hambere. Icyanejeje mu bwana bwanjye no kwiga primaire ndi mwacu, nkiga secondaire ndi mwacu, ndi mu Bijombo. Mu Bijombo ni muri quartier rural cyangwa se ni mu cyaro cy'Umurenge Iminembwe, donc ni umunyamurenge, yavukiye muri Congo. Akaba yaravukiye aho ngaho, ni naho yize primaire ndetse na secondaire. Nyuma ajya kwiga muri kaminuza Kisangani, ndetse ava Kisangani muri 1993 ajya muri Nairobi muri Kenya. Akaba yaragiye kwitegura urugendo rujya muri Australia, agiye kwiga ibigendanye n'indege. Hanyuma ageze muri Kenya nibwo yumvishe ijwi ry'Imana, cyangwa se nibwo yumvishe umuhamagaro, cyane ko no muri naho yigaga Kisangani yakoreraga Imana ku rwego rukomeye cyane. Hanyuma ageze Nairobi biranga, yemezwa kuza mu Rwanda, akaba umusirikare wa Yesu, akaba ariho akorera umurimo w'Imana. Muri Octobre no kwezi kwa 10 ku itariki ya mbere mu 1995 nibwo Apotre Gitwaza yageze mu Rwanda. Akigera mu Rwanda bivugwa ko yabaye muri ADPR igihe gitoya, abandi bakavuga ko yabaye muri Assemblée de Dieu i Nyamirambo kwa Rwabikinga, kwa Pastor Rwabikinga. Hanyuma akaba ari naho yavuye i Nyamirambo ajya muri Zion Temple, aho ari uyu munsi itorero nyine ayobora. Akaba yaratangiye Zion Temple ubundi ari nk'icyumba cy'amasengesho, ariko biri under ya ministry yarashinze yitwa Authentic World Ministry, ari naho harimo Zion Temple Celebration Center. Uyu mugabo rero yatangiye ubundi gake ari icyumba cy'amasengesho, abantu bajya gusanga nyine hanitswa ngo kwa Gitwaza. Nyuma haza kuba kuri Zion Temple, haza kumera uko hameze uyu munsi. Ndaza kumwita game changer kubera iki, cyangwa se umuntu wahinduye game yivuga butumwa mu Rwanda kubera iki. Apotre Gitwaza Paul niwe muntu wa mbere mu Rwanda waje aravuga ati ngewe ibyo by'ubupasiteri byanyu, ibyo byo kuba aba bishop n'ibiki byose, nge ntabwo ndi kuri yo level. Nge ndi apotre, ngewe ndi intumwa y'Imana. Abantu wenda musoma Bibiliya cyane muzi ijambo intumwa. Ubundi hari intumwa hakaba n'abigishwa, baratandukanye. Ubundi intumwa ni ba Paul, intumwa Paul n'izindi ntumwa zitandukanye, ariko aba disciple cyangwa se abigishwa ba Yesu ni bari 12. Ariko intumwa hari n'izitarabonye Yesu, kwanza nyinshi ntago zabonye Yesu. Aho rero niho Gitwaza kimara gusobanukirwa ijambo ry'Imana, akimara kureba vision afite, yaravuze ati ngewe
ndi intumwa y'Imana. Abantu barajujura, abantu baravuga, abantu bagira gute iki byose baturiya muntu yisi intumwa, uriya muntu yisi gitangaza, uriya muntu, ariko abihagararaho ndetse aranabiviva, aviva ubwo buzima. Ibyo rero ntago byarangiriye aho ngaho. Ubwo iby'intumwa, kwiyita apotre cyangwa se kuba apotre, uwo muhamagaro abantu baravuga, ntibyarangirira aho ngaho, ahubwo arakomeza. Gitwaza Paul niwe muntu wa mbere w'umuvugabutumwa mu Rwanda washyizeho abantu bazwi nka bodyguard. Wabita bouncer, ubyita uko ushaka, wabita bodyguard cyangwa se abarinda umutekano we. Nuvuga ngo niba agiye mu giterane, niba agiye kubwiriza, niba aje nko kuri campus Gihonye, nabonye bwa mbere kuri campus Butare, yabaga afite abantu bagenda bafungura inzira ze. Yaba ari kuri podium ari kubwiriza, akaba afite abantu bahagaze mu nguni bacunze umutekano, nka kuri bona Perezida wa Repubulika yahagaze ahantu ari kubwiriza, haba hari abantu nyine bafite utuntu mu matwi bavuga bati umusaza bimeze neza. Na Gitwaza nawe niwe muntu wazanye aba bodyguard. Na n'uyu munsi sinzi niba hari umupasiteri mu Rwanda cyangwa se umwapotere mu Rwanda ufite aba bodyguard. Gitwaza rero ashyira aba bodyguard, abasore beza b'ibigango bavuga bati Gitwaza umutekano we turawumenya. Yes, hanyuma rero ibyo ngibyo birakomeza, ngira ngo akimara kuba apotre haje na apotre Masasu, n'abandi bari apotre benshi mu Rwanda, n'ababyitirira, n'abagira gute, n'abatubuzi bise apotre. Ariko Gitwaza, byo navugaga nuko Gitwaza iki yavuze, avuga ati donc iyi titre yafashe Imana yamuhaye cyangwa se yihaye, I don't know, ntago nshaka kubyinjiramo cyane, nuko yayidefanze. Ndibuka umwaka wa 2022 I think twinjira muri 2023 kuri bunani, ku bunani bw'uwo mwaka, nibwo habaye igiterane nijoro, arimo yifuriza abantu, anabasengera, anabifuriza umwaka mwiza, kwinjira mu mwaka mushyashya neza. Uwo mwaka yanawise umwaka wo gusimbuza, donc a year of replacement. Aho ngaho muri icyo giterane Gitwaza yavuze mu ndimi zirenga 100, avuga indimi amatorero ye aherereyemo. Niba itorero riri muri Nepal, yavuze mu Kinepali. Niba itorero rye riri mu Burusiya, yavuze mu Kirusiya. Niba riri mu Busuwisi, yavuze indimi nyinshi cyane, bigaragaza ko koko uyu mugabo ari apotre. Uwo muhamagaro wa apostora, uwo muhamagaro wivuga butumwe Imana yamuhamagariyemo wo kuba apotre, arawudefanda. Mu mwaka wa 2013 na 14 gutyo, Gitwaza yateguye igiterane Iminembwe, Imurenge, ahamagarira abanyamurenge bose ku isi kuza kubaka Imurenge. Muri kino giterane ngira ngo yakise ni muze twubake, niba nibuka neza, yahamagarira abanyamurenge bose muri diaspora ahantu hatandukanye aho bari kuza kubaka iwabo. Ni naho yavuze ko mu banyamurenge benshi, b'abanyabwenge benshi, b'abapasiteri, b'abakozi b'Imana, abo bose ni ba Mose Imana ihagurukije, nawe yishimira kuba ari umwe muri abo Mose Imana ihagurukije ngo ivana Abisiraheli mu buretwa, mu bucakara aho bari batandukanye, bajye iwabo, kuko iwabo ariho hambere. Yabivuze muri aya magambo. Abantu bamenye ko mu by'ukuri iwacu nta wundi uzahatekereza, nta wundi uzahubaka uretse twebwe ba nyiraho. Rero ni igihe cyo kuva mu isoni. Muri Nehemiya 2:17 aravuga ngo mfera ko ndababwira nti mureba ko tumeze nabi ku Yerusalemu habaye amatongo, aho Yerusalemu ngenda yita Imurenge, mu n'amarembo yaho akaba yarahiye, nimuze twubake inkike y'Imurenge tutagumye ko mu gitutsi. Cyane cyane niyo ntego ubabwira abantu bacu ngo baze twubake. Nagerageje gutumira abantu batandukanye, ariko kugeza n'ubu bamwe ntibaritabira, ariko nagerageje gutumira abanyamurenge bose baba elite mushobora kuba muzi, ari ababaye muri politike y'Umurenge, ari abakora mu bigo bya leta zitandukanye hirya no hino, ari abakora mu bwarimu. Nagerageje kureba sushi zose abanyamurenge bashobora kuza, noneho tugafatanya kuganira kuri ibi bintu. Rero abantu b'iwacu nidusubiza amaso inyuma ba diaspora, tukareba uko iwacu babayeho, bizatuma twumva ko niba ari ugupfa tuzemera gupfana nabo. Mwibuke ko igihe cyose abantu bakomeye nka ba Musa bahagurutse, Bibiliya iravuga ngo yanze kwitwa umwana w'umukobwa wa Farawo, ngo yemera kuza kubabazanwa nabi wabo. Icyo nasaba nuko umuntu wese yumve ko kubazanwa n'ubwoko bwe ari umugisha kuruta kuba umuvumo.
icyo ni ikintu cyaduhesha agaciro. Ikindi cyaduhesha agaciro ni ukwibuka ziriya mfubyi n'abapfakazi bari iwacu. Hariya muri kiriya gihugu cy'iwacu dufite imfubyi nyinshi, dufite abapfakazi benshi bagiye basigwa n'izi ntambara, bagiye basigwa n'ibibazo bitandukanye, ndetse ugasanga bamwe nta byiringiro bakigira. Abandi nitumenya ko abo bapfakazi bacu badukeneye, abo bana badukeneye ari abacu. Umuntu ntavuye ngo uwo mwana si uwanjye, no. Umwana kera mu Banyamulenge umwana ntiyari uw'umuntu, umwana yari uwa famiye cyangwa se w'umuhana. Ugasanga mu muhana umwana ararya aho ashatse, ararara aho ashatse. Icyo uko niko twari tumeze kera. Ijambo ry'icyizere nababwira ko ba Musa batangiye guhaguruka. Ba Musa batangiye guhaguruka kugira ngo bayobore ubwoko bwayo bw'ikanani. Ba Musa si abandi, ni abana b'Abanyamulenge bari hirya no hino, batangiye kurakazwa n'ibibazo bafite, batangiye kubabazwa n'ingorane bafite, biyemeje gufata iya mbere ngo bajye imbere. Muri abo ngabo ndashima Imana ko nanjye mbarimwo, numva hari icyo twafatanya hamwe. Iryo ni ijambo rya mbere ry'icyizere. Icya kabiri cyizere ni uko iki ari igihe cy'Imana. Imana yarabivuze ko nubwo turebesha amaso ukabona ibintu bitameze neza, ariko ni igihe cyayo. Iki ni igihe cy'Imana, tugomba rwose kudacika intege, tukamenya ngo iyo Imana ivuze igihe cyose ntivuga mu bihe byiza, Imana ivuga iyo ibihe bigoye. Ko ibihe rero bigoye Imana ikavuga ngo nitugende, tugomba kwambuka. Sinzi niba mwibuka ijambo rivuga ngo Yesu yabwiye abigishwa be ngo nimwambuke hakurya. Icyo gihe bagira umuhengeri mwinshi mu mazi, kandi yari yabivuze. Ni ukuvuga ko tugiye gukora mu gihe cy'umuhengeri, ariko amaherezo tuzambuka. Nibagire icyizere uko bimeze kose, ba Musa baje kandi bavutse. Apotre Gitwaza kandi washinze amatorero menshi cyane mu bihugu byinshi cyane, afite abana batatu, akaba yarashakanye na Angelique Gitwaza, abana batatu b'abahungu, umwe yitwa Elisha, undi yitwa Rick, undi yitwa David. Abahungu bose bakaba baravukiye muri USA cyangwa se muri Amerika ndetse na Belgium cyangwa se mu Bubiligi. Gitwaza rero akaba ari umwe mu bavuga butumwa, mu bantu bakorera Imana mu Rwanda, bize amashuri menshi, basomye ibitabo byinshi. Gitwaza niwe uzakubwira ijambo ry'Imana ririmo ibintu byinshi cyane by'ubwenge, niwe uzakubwira ijambo ry'Imana ririmo ibintu byinshi cyane by'ubumenyi, ku buryo ntago ari wundi ukubwiriza mu mwuka asakuza cyane. Ijambo rye haba harimo ubwenge, haba harimo ibitabo, haba harimo ibyo yasomye, haba harimo ibihugu yatembereye, kuko burya gutembera nabyo ni pati yo gusoma. Gutembera, kugenda ahantu hatandukanye, imico itandukanye, ibihugu bitandukanye, ni pati yo gusoma igitabo. Apotre Gitwaza ni umuntu ufite mapu ya Israeli, yaba Dawidi, yaba Abrahamu, ayifite mu mutwe we. Ni ukuvuga ngo iyo afunguye igitabo cya Bibiliya, agiye kubwiriza, agiye kuvuga ijambo ry'Imana, agiye kuvuga ku mateka y'Abisiraheli, abivuga nk'umuntu wari uhari icyo gihe biba, kubera ko yasomye ibitabo, yarahatembereye, yarahabaye. Gitwaza nk'umuntu nyine uri public figure, niwe muntu wavuzweho inkuru nyinshi. Buriya mu bapasiteri benshi bavuzweho inkuru nyinshi mu Rwanda, Gitwaza arimo. Of course birumvikana, ni public figure, ni umuntu nyine ni umuntu uzwi, ni umuntu ufite influence ikomeye cyane. Iyo rero ufite influence ikomeye ku bantu, uri public figure, umuntu uzwi, ubundi witegura inkuru nziza n'inkuru mbi. Cyane ko akantu kose ukoze abantu barakajora, akantu kose ukoze abantu barakabona, akantu kose ukoze abantu nyine barakinterpreta mu buryo bwabo bashaka cyangwa se waba ubishaka cyangwa waba utabishaka. Ikindi nk'umuntu nyine mu public figure, hari n'abantu bashaka guhimbira ibintu nyine, bakaguhimbira ibintu bitanabayeho. Urugero, bigeze kuvuga ngo Gitwaza ngo aba mu isanduku ngo y'abantu bapfuye. Ayo ni amakuru yanditswe mu binyamakuru, of course by'abamupinga, I don't know, ariko urumva ni inkuru ibije gutyo. Iyo ntabwo wanyandikaho ngo ndara mu isanduku y'abantu bapfuye, wanyandikaho se ngo bigende gute? Ariko Gitwaza ari umuntu ufite influence, ari umuntu uzwi, kumukora inkuru nk'iyo ngiyo nabo bumva ko iri gusomwa cyane. Gitwaza ni umwe mu bantu nyine bagenda bavugaho ibintu bitandukanye, ariko icyo nakubwira no ko Gitwaza ari umukozi w'Imana, Imana yahamagaye, kandi ari umuntu wagize influence ikomeye cyane, ari umuntu wahinduye game, yahinduye cyane cyane uburyo bw'imyigishirize. Gitwaza ni umuntu noneho wigishije abakristo be ko kumuvugaho, kuvuga umukozi w'Imana bitera umuvumo. Ibyo byo ntago byemera, ntago nemera iyo philosophy. Iyo umuvuze nabi, imivumo, je sais pas quoi. Anyway, birashoboka cyangwa ntibishoboka, biterwa n'icyo umuntu yizeye. Gitwaza niwe muntu afite abakristo mu rusengero rwe bamwemera, bamwizera, bamukunda,
bashobora no kumupfira bibaye ngombwa, kubera uburyo bamukunda, kubera uburyo hari abantu bahinduriye amateka, hari abantu bahinduriye ubuzima, hari abantu yabwirije bari kure kubi, bari abanyabyaha, bari bafite amateka mabi, ubu akaba ari abantu bakomeye, ari abantu beza. Ikindi tutareka kubabwira nuko Apotre Gitwaza buriya ni umuhanzi, ni umuririmbyi mwiza cyane. Yashyize hanze indirimbo nyinshi, album ye iri hanze, yaralonshinze, mbese ni umuririmbyi mwiza kandi w'umuhanga, ucuranga gitari agacuranga na piano, ku buryo yatanze rwose umusanzu ukomeye binyuze mu ndirimbo ze. Reka mbashimire rero, mugire umunsi mwiza, bye bye.